ndagira ngo ngandire nawe ijambo ry'Imana. Ubuzima bwo guhinduka ni ubuzima butita ku maso y'abantu, ni ubuzima bwita ku maso y'Imana. Kindaganira ijambo rivuga ngo ntimugakore ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe. Ubuzima bwo gukorera ibyiza byacu imbere y'abantu kugira ngo baturebe nibwo buza bituma abantu bakiranuka igihe abantu babareba. Ariko igihe bari kumwe n'Imana iriya mwibanga ugasanga babayeho ubundi ubuzima bwo kwereka abantu kuko ukiranutse, ariko ku Mana ugakora ibyanzwe n'Imana, ubwo si ubuzima bwo kwezwa. Imana irashaka abayisenga mu kuri no mu mwuka. Gusenga mu kuri no mu mwuka, ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi riza rivuga ngo nibande bazahagarara imbere y'intebe y'Imana, nibande bazahagarara ku musozi wera, ngo nabaza bavuga ukuri kuko kuri mu mitima yabo. Iyo turimo dusenga mu kuri no mu mwuka, ni ukuvuga ukuri kuko kuri mu mitima yacu, turimo tukubwira Imana. Donc tubwira Imana abo turi bo, ntabwo wo kwisha Imana. Bibiliya ivuga ngo imbere yayo tuba tugaragara nk'abatambaye. Ariko igihe cyose uzokiranuka kugira ngo amaso y'abantu akurebe, ingorano zawe umaze kuzihabwa. Bene data, ndagira ngo dutekereze kuri iri jambo, ndagira ngo twiyumvire. Ubanze utekereze tese gukizwa niki, kuva mu byaha niki. Ntabwo dukizwa kubera ko turi kuyibyaha, nta nubwo dukizwa kubera ko turi kure y'abatuzi, ahubwo dukizwa iki? Gukizwa nyako ni ukubana n'ibyaha ntubikore, ni ukuja kureba atakuzi ugakomeza gukiranuka. Ariko nubasha gukiranuka gusa mu maso y'abakuzi, ukabasha gukiranuka ibyaha bitakwegereye, ico gihe ntibazavuga ko wakijijwe ibyaha. Uzaba urimo urakorera abantu birengagije amaso y'Imana. Amaso y'Imana azareba n'ikirabura munsi y'ibuye ryirabura. Ntabwo wakwisha amaso y'Imana. Turi mu rugendo rugana ibwami ku Mana. Abizeye Kristo, abizeye Imana bagomba kugendana ya ngendo ya Kristo. Bibiliya ivuga ngo mugere ikirenge mu cyacu, kuko naje nakigeze mu cya Kristo. Nibyo Paulo yavuze. Ubuzima bwa Paulo ni ubuzima bwari bushaka guhindura imitima y'abagendera mu mwijima. Ariko wowe usigaye ubikora kugira ngo abantu bagukomere amashi, usigaye ubikora kugira ngo uhabwe amaviews. Uhagarare mu nzira urebe witegereza imitima irimo iyoba, imitima yamuditse mu mwijima, uyibera umuco. Biriba ngo mu muco w'isi kandi mu rumunyu w'isi. Niki kizashoboza umukristo muri uru rugendo? Mwene data uva kikubwire ico ngico n'ukuri kuzuye, n'ugikurikiza uzashobozwa byose aho uzaba uri hose. Nta kindi kizagishoboza umukristo muri uru rugendo ni ugusoma ijambo ry'Imana, ni ukuba ubuzima busoma ijambo ry'Imana. Kandi iyo tuvuga gusoma ijambo ry'Imana, ntabwo ari ugusoma impapuro nyinshi, ahubwo ni ukuba ubuzima buyoborwa n'ijambo ry'Imana. Kuko umukristo iyo asoma ijambo ry'Imana naza nezezwa no gusoma byinshi cyane, aza nezezwa no gushira mu bikorwa kimwe mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo mwite cyane kuza ubugingo butagaragara, kuko bigaragara ari iby'igihe gitoya, ariko bitagaragara ngo ni iby'iteka ryose. Muri iyi minsi kurita ku buhe bugingo, kuruta ku bugingo bw'ibigaragara cyangwa kurita ku bugingo bw'ibitagaragara. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo rivuga ngo mwirinde cyane mutanyura muri rya rembo rigari cyane rinyuramo abantu benshi abagana kurimbuka. Ijambo ry'Imana rigira imbaraga zo kudukuza mu kinogo kiri hafi cyane y'irimbukiro, rikatuyobora, rikatuzana, rikatushira mu nzira ifundanye, iyi nzira igana mu bugingo. Ibintu bibiri biza biranga umuntu uri mu nzira igana mu bugingo: ntaba akunzwe n'abantu, abantu baba bamwanze cyane. Inzira ifundanye, ikintu cya kabiri kiza kiranga umuntu ufite umutima uri mugana mu nzira y'ubugingo, agira inyota y'iby'Imana, agira ububyutse bwo gusenga, agira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana. Harazwa ijoro no gutekereza iby'urugendo rwiwe. Kuranyura mu yenzira mwene data, garuka. Babazi z'Imana, Yesu yego yamenye amaraso kubw'ibyaha byacu, ariko amaraso ya Yesu ntiyamenekeye kuduhesha gukora ibyo dushaka, ahubwo yamenekeye kuduhesha gukiranuka.